Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mubitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaho umugisha. Himbariza Imana ibyo yankoreye, yatanze umwana wayo w'ikinege, amfira b'ikiru cy'ibyaha byanjye, nuko nshira icyanzu ngo njye mu ijuru. Singize Yesu wamfiriye, singize uwo mwami wanjye. Namwe ngo nimuza bageze kwa se, mumwitabe mwese mumusingize. Yakoze ibikomeye, twishimane, twishimire ubuntu n'imbabazi ze. Nyamara ukazaza tumwirebera, ntawavuga uburyo tuzamushima. Singize Yesu wamfiriye, singize uwo mwami wanjye. Namwe ngo nimuza bageze kwa se, mumwitabe mwese mumusingize. Haleluya. Yo tunejejwe n'ukuri n'Imana muri iki gitondo cyo kuwa mbere, icyumweru cya kabiri gitangira ukwezi kwa kabiri. Turashima Imana, nzamuriye Imana icyubahiro. Nifuje kubanza gusingiza Imana mbere yo kugira icyo nabasangiza. Imana ishimwe. Dusingiza Imana muri iyi ndirimbo. Nawe niba waba uyizi, ni indirimbo ya 11 mu zo gushimisha Imana, uze kuyiririmba aho uherereye. Nukuri tujye dusingiza Imana tutarindiye kuyisingiza mu gihe turi mu materaniro hamwe na bene data, ahubwo naho twiherereye dukora umwitozo wo gusingiza Imana. Haleluya. Ndizera yuko mwaramutse amahoro. Ndashimira Imana kuko iduhaye gutangira iki cyumweru kindi. Imana yaraturinze, nukuri ubuntu bwayo bwabaye kuri twebwe. Rero nyizamuriye icyubahiro, mumfashe tuyishimire kuko ikiduhaye guhumeka uyu mwuka w'abazima. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Nkomeje kuyishimira kandi kubwo uburyo yitaye kuri uyu murimo wayo, uyu muhamagaro wo muri Saveur Divine. By'umwihariko turayishimira kuko yongeye kwagura uyu murimo mu buryo bwo kuvuga ururimi rw'Icyongereza. Hakaba hariho ishami ry'Icyongereza ryatangiye ku itariki z'ukwezi kwa kabiri. Rero turashima Imana kubwa bene data bemeye gukorera umwami wacu, baza muri uyu muhamagaro wa Saveur Divine. Imana ibaha umugisha. Imana iha umugisha mwene data Patrick ndetse na mwene data Joyeuse, kuko ari abo ngabo kugeza ubu bakora uwo murimo
wa Saveur Divine mu rurimi rw'icyongereza. Imana ibishimirwe kandi ibaha umugisha. Kandi ndakomeza namwe kubashimira mwebwe mwese abadufasha, abadushyigikira muri uyu muhamagaro. Imana ikomeze ibiteho, kandi uko mwinjira mu byayo ariko yinjira mu byanyu. Haleluya! Imana yakoze ibikomeye, rero turayishimiye kandi dushimiye ubuntu n'imbabazi zayo zikomeje kuba kuri twebwe. Nk'uko mubimenyereye rero, ku munsi wo kuwa mbere tubagezaho ijambo tuzaganiraho mu cyumweru. Ijambo rero tuzaganiraho muri iki cyumweru ni iryerekeranye no kugaruka kwa Yesu. Kugaruka kwa Yesu turasoma Abatesalonike ba mbere igice cya kane duhereye ku murongo wa 16. Handitse ngo, kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguriye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana. Nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhereko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Aleluya! Nuko mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Ngo mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Dusomye amagambo yanditswe n'umukozi w'Imana Pawulo. Intumwa Pawulo yakoze umurimo ukomeye cyane, yabanye n'itorero, yakoze umurimo ukomeye mu matorero anyuranye. Aya matorero akaba ari ayo yari yarashinze ubwe, Imana yaramushoboje. Tubona inzandiko nyinshi yanditse, tubona ubutumwa yagiye aha amatorero yari yarafunguje. Rero ubu ni ubutumwa yahaye iri torero cyangwa se abakristo bari Tesalonike. Aba bakristo mu by'ukuri igihe Pawulo yabandikiraga aya magambo nta nubwo yari akiri hafi yabo, yari yarafunguye iri torero, ariko doko aza kuhagirira ibibazo. Abayuda babonye ukuntu Pawulo yaje agakora umurimo, akigisha abantu bagafashwa, hanyuma babonye yuko Pawulo abantu batangiye kuyoboka izi nyigisho za Pawulo, bamugirira ishyari, nuko batangira kumutoteza. Pawulo rero biba ngombwa yuko ahunga, ava muri uwo mujyi w'i Tesalonike aho yari ari, ahungira ahitwa Bere. Naho biza kugenda nk'uko nguko. Umukozi w'Imana rwose Pawulo yagiye ahura n'ingorane, kubera ko abantu ntabwo bajya bakunda, ntabwo bishimira kumva ukuri. Pawulo rero aza kuhava aho ngaho, naho ajya mu mujyi wa Atene. Ariko icyo nagambiriye ni uko kugira ngo mbabwire yuko nk'uko tumaze kubisoma aya magambo Pawulo yababwiye, yari agamije kubabwira, kubigisha, kubahugura ibyo kugaruka kwa Yesu Kristo. Yabanje ababwira iby'umuzuko w'abapfuye uko bizagenda, arangije abasobanurira cyangwa se arongera abibutsa ko ibyerekeranye no kugaruka kwa Yesu Kristo bizagenda. Nibwo rero yababwiye aya magambo maze kubasomera kugira ngo abahugure. Bene data, natwe muri iyi minsi dukeneye guhugurwa kuri ibi bintu byose byerekeranye no kugaruka kwa Yesu. Ubwoko bw'Imana bukenewe guhugurwa, bukeneye inyigisho zerekeranye no kugaruka kwa Yesu, ndetse n'izindi doctrine zirebana n'uyu muhamagaro, zirebana se n'itorero, zirebana n'ukwemera kw'abakristo. Hari byinshi dukenewe guhugurwamo. Nuko rero Pawulo yarabahuguye ku byerekeranye no kugaruka kwa Yesu, arangije arababwira ati mumaranishe imibabaro kubwirana ayo magambo, kuko bari bafite imibabaro y'ukuntu bari mwitotezwa.
uyu munsi ndagira ngo nanjye nkubwire ngo ukugaruka kwa Yesu, iyo evenoma y'uko Yesu azagaruka ijye ikumara umubabaro w'ibyo ucamo byose. Turababazwa muri iyi si, duhura n'ibidukomereye, ariko kubera yuko tuzi yuko hano muri iyi si turi abantu bihitira gusa, tujya tumarwa umubabaro no gutekereza ku kugaruka kwa Yesu, gutekereza ko Yesu azaza kudutwara akatujyana ahataba amarira, ahataba imiruho, ahataba imibabaro. Ibyo byonyine, icyo cyizere kidutera umunezero. Haleluya! Ndakwifuriza kugira ngo evenoma y'ukugaruka kwa Yesu yongere igutera umunezero. Niba hari ibikomeye uri gucamo, nkwifurije kugira umunsi mwiza. Uwiteka akomeze abane nawe, akurinde muri byose. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye, amen.